Yambu muraho neza bakunzi ba Rwamika TV kandi natwe turabakunda cyane. Mumeze mute? Turabashuje aho muherereye hose mu buce bugiye butandukanye. Ari ababyutse, ari abagiye kuryama, twebwe twiriwe uko tugiye kuryama kandi. Ese uku jewe ndakurikiza amarangamutima y'amasaha dukoreho amavideo. Ndayikoze ariko ku sinzi igihe nzayishiriraho. Ejo wenda ko nka saa yine. Mumbabarire guys. Ndabashuhuje cyane kuko bisanzwe ni mwarimu mbangutse tugiye gufatanya kwiga igisirimba. Hari akantu bari bamaze iminsi bansaba ngira ngo mwakumvishe abantu bakansabye ubushize. Njyewe muraza kumbabarira, nari mpaye nica inzara mba ko wicebyemo bukeya. Nkaba nazanye umuhungu bita Chris si ubwa mbere mumubonye, si ubwa mbere aje kuri Rwamika TV. Niwe ugiye kubafasha kuko nje nitemye mu nsengere kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma niba aribwo bwa mbere ukigera kuri Rwamika TV urasabwa gukora subscribe kuko ni channel icaho injana nziza amastrike nyamurenge. Umuntu wese ukurikiye Rwamika TV avamo umunyamuziki mwiza kweri. Nawe wayikoze turagushimiye aho uri by'umwihariko. Imana yo mwijuru guheza umugisha ikugirire neza. Reka twakire Chris abanze anabatereho kayambo abasuhuza ubwa mbere aje kuri channel yongera baramutseho. Ongera usuhuza abakunzi ba Rwamika TV. Yambo amazina yanjye nitwa Ishimwe Chris. Urugo nkuko nabivuze ni Nyanza. Nishimiye kongera kugaruka kuri no channel. Murakoze. Umwana w'Inyanza yongeye arimanukira. Turamushimiye cyane kuba aba yemeye akatwitaba agaturuka Inyanza n'ahantu kure cyane, akaza ahantu turi harimo umwanya munini cyane. Niwe twahisemo kugira ngo abafashe. Rero reka tangire acuranga hanyuma aze kubereka uko ibintu bimeze. Murakoze cyane. Chris, noneho ikintu tugiye gukorera aba bavandimwe bacu, urareba mu buryo umuntu yareba iyi video nkanje ku buhanga bw'ubunyamakuru n'ukuntu ndi kubireba ku muntu usanzwe atabizi wenda atazi uburyo bagakoramo. Ukuntu urimo gukoresha intoki nyine urimo urakora nk'umuntu kubera ko urabizi, ugiye kumera nk'umuntu wigisha noneho abatabizi. Ugende bukeya ubereke formula urimo uracamo kugira ngo uyu muziki uvuge gutya nyine. Nico kintu tugiye kudufasha. Amajwi yakoresheje ni solid guitar, ni ya solid ibitira izina ryanjye ninjye wayanditsemo. Ni mbangutse noneho ivanze na stage EP bisanzwe. Dore stage yindi ngiyi piano twakoreyeho ni 600 none ariko byose nta kibazo. Iyi mbangutse ubwo nubona mbangutse wibwire ko ari solid guitar, nuko nyine ninje wayisizemo hano nyitira izina ryanje. Reka akomeze. Base yakoresheje ni base bayita leso base. Murakoze cyane. Reka umwana ganire gacu. Reka akomeze atwereke noneho nk'umuntu uhaye wigisha buke buke. Murakoze.
naho tugiye kwiga vuga cyane. tugiye kwiga Ehe. nta byinshi turi bugire cyane, ntabwo bigoye cyane, tugiye kugakora ni akantu gasaza. Genda witonze, n'ibi bitoki byari bugufi gira gira witonze. Arangije nakuri anyica imbere ya kamera arankubise we yasinkupa. Genda neza witonze, abanyeshuri barwamika barebe ibintu neza uko urankubitira imbere y'abanyeshuri. Chris ni igikumi arankubitira imbere ya kamera wa kabanyarutanga mu wabarire. Oya komeza ntakibazo. kagena gira amana nukuri komeza. ntabwo turi live kupa ukuntu tugiye kubyiga, tuzajya dukubita nutu gusa, noneho ukajya ufata rimwe, kano gusa ukajya kuri kane, noneho ukongera ugakubita ukajya kuri gatanu bisanzwe. Gatanu bayifataga gutya, ariko kugira ngo inavuge neza bisanzwe bafata gutya. Ubwo iri ni irindi nota rishasha mwungutse ku bantu batari barizi, cyangwa se ukayifata gutya. mwungutse andi manoti. Reka gakore nta ngome. cyangwa gutya, ukahita ugaruka kuri rimwe. Noneho usa nk'ukora twaza intoki bukeya. Noneho hano bwa mbere dutangira niba ari kuri rimwe, twatangiye gutya. Noneho tugiye gusubira kuri rimwe, dukubita hano, noneho ukahita usubira kuri rimwe, noneho ugasoreza kuri gatanu cyangwa gutya. Guys, ni ukuvuga ngo abantu bari bamenyereye gufata gatanu, iyi ngiyi ufata ya gatanu isanzwe abantu bakunda gukoresha. Yes, inota nabyo ni saa gatanu irakoreshwa, ariko akenshi ku bantu b'abagisirimberi cyangwa ucuranga sebeni, nyine akenshi gatanu yindi nziza igezweho, reka ari yabereka ongero zose ni nziza. Ku bantu batari bayizi nayo bayimenye. Noneho arakaberetse agiye kongera ashizemo biti agacurange bukeya, ashiramo n'akabaze ukuntu nyine. Continue. Ongera subiremo.
akora yiruka ariko nta kibazo, yagerageje gucishamo bukeya, ariko nimugira ntihagire uko mubibona, nanjye nzaba nakize urutoki, nzabasubiriramo urutoki nirukira, nikebye imvaye nica inzara, nzasubiramo. Reka yongere noneho abikore nta beat irimo, ukabereka ukabereke neza nyine urutoki kugabanyije volume. Wow, komeza gutyo. Wow. Noneho guys, nizere ko mubibonye yagerageje gutwara bwe. Noneho wowe urabyitegereza ubirebe, nurangiza ushiremo beat, wihereze umuvuduko ushoboye, tempo ushoboye, ugende wiyongeza buke buke. Reka dusoreze ahangaha. Yari mwarimu Mbangutse ubakunda, nkorera kuri Rwameka TV. Nuko mba nagize ngo ntumire na Chris aze abasharinge kubyo azi nawe, kugira ngo turusheho kwagura umuziki. Ikindi nabasaba ku muntu utarabikora, Chris Ishimwe nawe agira channel yitwa gute? Chris Pianist. Niba ukunda ibintu akora kandi agufasha, ukaba ureba iyi video, gera kuri Chris Pianist, ukore subscribe na like, usharinge, ukore na comment, urabugize neza. Imana iguheze umugisha. Guys, nukuri ndabinginze mukore ico kintu mbasabye. Murakoze cyane, kandi aho mutabonye neza tuzabibasubiramo nukuri nta kibazo, ntaho tugiye. Imana ibaheze umugisha. Iyi piano ni Passer 600, ku batayizi nayo tuzabigisha imikorere yayo uko isetingwa. Ni ubaye ifite utazi uko isetingwa, nabyo twazabikwigisha, ubyandike muri comment. Murakoze cyane, Imana yo mu ijuru ibarinde. Murakoze. Amen.